nzanye ubuhanuzi simusiga Imana yampaye butega amatwi burakomeye. Nshuti yanjye, niba hari umuntu ukunda, ndakwinginze muhereze iyi message. Imana iraza kuguha umugisha, kuko nagize iyerekwa rikomeye ridasanzwe. Mbona umwijima mwinshi. Malasite yobosha labori yadra. Tega amatwi iyi message, tubanze dusengana Imana. Mana ndagushimye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe rirera. Ndasengera uyu muntu ugiye gutega amatwi iri jambo ryawe. Ubu butumwa ngiye gutambutsa butabara ubwanje. Ahubwo Mana, uko wampaye iyi message, uyu muntu ugiye kuyumva, ugira ikintu kidasanzwe ukora ku buzima bwe, ugira ikintu kidasanzwe uhindura kuri we. Kandi Uwiteka, ubwo ugiye gutambuka muri iki gihugu cyacu, aboroheje n'abakomeye bazakubone, abaciye bugufa bashyizwe hejuru bazakubone, abize n'abatarize wambwiye ngo bazakubona, ingeri zose wambwiye ngo zizakubona. Mana ndagushimiye, Uwiteka usohoze icyo uvuganye natwe mu izina rya Yesu, amen. Nijoro ndi gusenga, hari message Imana yampaye, ni message ikomeye. Ndakwinginze yitega amatwi uyumve. Nagiye kubona mbona umwijima, ngiye kubona nabonaga umuntu wari uryamye munsi y'uwo mwijima. Ngiye kubona hejuru y'uwo muntu wari uryamye hariho isaha yabaraga amasegonda yiruka cyane. Nkabona irimo irasatira urushinge rw'umunota, n'urushinge rw'umunota rukagenda rwiruka rusatira urushinge rw'isaha. Ngiye kubona muri uwo mwijima no hejuru, muri uwo mwijima wa muntu wari uryamye muri wa mwijima, hejuru ye hari isaha, hejuru y'iyo saha muri uwo mwijima w'icura burindi mbona haje umuseke. Umva ikintu Imana yansobanuriye. Mwuka wera aransanga aransobanurira ngo uwo mwijima uko ijoro ryatinda kose rikaba rirerire, irambwira ngo uwo museke ureba nugaragaza ko ijoro rigiye guca. Imana ishimwe. Ndabwirwa ngo nkubwire ngo wowe ubabaye, wowe uri mu ntambara, wowe ufite amadeni, wowe ufite agahinda, wowe ufite ibigeragezo bikukomereye, Imana yambwiye ngo bigiye guca. Umuseke ugiye gutambika, bugiye guca, bugiye guca. Ntiwongere kurira. Imana yavuze ngo bugiye guca. Uko ijoro ryatinda kose rikaba rirerire, ijuru ryavuganye nanjye ngo nguhumurize nkubwire ngo humura, bugiye guca. Ayo marira humura, bugiye guca uyibagirwe. Ayo madeni humura, bugiye guca. Izo ntimba urarana humura, bigiye guca. Mana irambwira ngo ku ijoro ryatinda uko ariko kose, iyo umuseke utambitse ijoro riba ryarangiye. Ndagira nkubwire ngo humura, umuseke dore uratambitse, umuseke dore uratambitse. Humura, iryo joro ureba imbere yawe, iryo joro ryuzuye amarira rigiye guca. Ndabizi warakomeretse, ubayeho mu buzima bukomeye, ibintu byose waragerageje biranga, ufite intambara imbere yawe. Nyemerera ngo usengere Imana. Ako gahinda ufite, Imana yambwiye ngo kagiye kurangira. Ayo madeni ufite ureba imbere yawe agiye kurangira. Izo ntambara ziri mu rugo rwawe, Imana igiye kuzirangiza. Dore ibigeragezo bikubanye byinshi, dore uhorana ubugwayi budashira, dore amadeni aguhoraho, dore intonganya abana bawe Satani yabambuye ubwenge. Imana yantumye ngo nkubwire ngo uko ijoro kose ryatinda guca rikaba rirerire, umuseke ugiye gutambika. Umuseke ugiye gutambika sister. Mama, ni wowe ubwirwa, umuseke ugiye gutambika. Sinzi ijoro urimo, sinzi ijoro urimo, ariko rirakuremereye. Ijoro urimo rikuruhije umutima. Birashoboka ko uri umukobwa, ariko ijoro rikaba ryaranze guca, abasore bakakubenga ku munota wa nyuma mwateguye n'ibirori. Birashoboka ko ijoro urimo ari akazi bagucikamiyeho, ntabwo ushobora kuzamuka. Iyo uteye intambwe barushaho kukugwanya. Ijoro ryavuganye nanjye ngo nkubwire ngo Imana igiye kugukuraho ikirere cy'umuruho kimaze imyaka myinshi kigutsikamiye. Imana igiye kugukuraho ikirere cy'umuruho kimaze imyaka myinshi kigutsikamiye. Iyo usomye Matayo, Bibiliya iravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Ndagira nkubwire ngo urarushe. Kuba ufite akazi ntibivuze ko utarushe.
ushobora kuba ufite akazi ariko ukaruhiyemo, kuba ufite urugo ntibivuze ko utaruruhiyemo, ushobora kuba ufite urugo ariko ururuhiyemo, ushobora kuba uri umukobwa mwiza w'uburanga ariko urushe, ushobora kugenda muri Range Rover ariko urushe, ariko ijambo riravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange Yesu arabaruhura. Hari Yesu witeguye kukuruhura, hari Yesu witeguye kugukura muri iyo miraba, hari Yesu witeguye kugukura muri ayo madeni, hari Yesu witeguye kugukura muri ubwo buzima ubayemo bushaririye, hari Yesu witeguye kugukuraho uwo muruho, hari Yesu witeguye kugukuraho iyo ntimba uhorana. Holiboni ya siedra, dore iyo uryamye ubura nuko usenga kubera ibigeragezo, wagira ngo uzamuye isengesha amarira akamanuka. Kiriya gitanda uraraho uri kurira Imana irakizi. Ririya joro ubyuka ngo usenge ukavuga ngo mwami Yesu, wajya gukurikizaho ijambo rya kabiri ugaturi kukarira kubera intimba n'agahinda n'ibibazo. Imana irarizi, Imana irarizi. Yemwe abarushe n'abaremere ngwino usange Yesu arakuruhura. Imana ikuruhure. Nta muntu wakuruhura kuko nawe abarushe, ariko hari Yesu ugiye kukuruhura. Hari Yesu ugiye kuzana amahoro mu bana bawe, hari Yesu ugiye kuzana agakiza ku mugabo wawe, hari Yesu ugiye kukuyobora mu nzira nziza. Ako kazi wadepoje bikanga Yesu akaguhereza akazi. Imana yambwiye ngo ihaza agasuzuguro ku mupagani. Imana igiye kukwibuka. Akira kwibukwa n'Imana. Hari Imana yiteguye kuguhanagura amarira, hari Imana yiteguye kugutabara. Mwuka Wera arambwiye ngo nguhumurize, ngo nkubwire ngo izo ntambara urebe imbere yawe uzazisohoka mudasebye. Ayo madeni urebe imbere yawe Imana igiye kuyagusohora mudasebye. Icyo kigeragezo kimaze imyaka myinshi kigutsikamiye, Imana yambwiye ngo humura. Mari lazine dra igiye kugigusohora mudasebye. Nyandikira kuri iyo nimero ngufashe gusenga Imana. Ndabizi urarusha ufite agahinda, ndabizi urakomerewe, gusenga wari warabihagaritse, wumvaga Imana warayanze, ariko reka nkubwire, wirebera Imana muri iyo situation urimo itari kugutabariramo. Rebera Imana mu byo yakoze byari bikomeye, biguhereza imbaraga ko nabiriya ureba imbere yawe Imana izabikora. Nshuti yanjye, ibyo Imana yakoze kuri wowe nibyo byari bikomeye, ntabwo uyu munsi Imana aribwo yagutererana. Misiyo y'Imana kuri wowe ni ukukugirira neza. Aho wavuye nibyo wanyuzemo byari byinshi, byari bigukomereye, wabonaga nta shusho y'ubuzima. Imana ikubera Imana. Wirebera Imana mu ntege nkeya, yirebere mu mbaraga. Reba urupfu Imana yagusimbukije. Hari abo mwanganaga bapfuye barataha kubera ikisuku urupfu rutakugeza amajanja, ahubwo nuko ubuntu bw'Imana aribwo bukigutwikiriye. Reba abagabo mu ngana benshi bari muri gereza, suko wowe utakoze ibyaha byakakujyanye muri gereza, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bugutwikiriye. Reba abandi bakobwa uyu munsi banduye sida, suko wowe utasambanye, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo bukigutwikiriye. Imana yarakurinze. Abandi bakora impanuka mu muhanda bagenda bagacika amaguru, ese wowe niki watanze? Nawe suko utatega, sinuko utagenda mu modokari, sinuko utagenda kuri moto, kuba urupfu ruza ugahura n'abandi bakoze agisida, nuko isaha yawe bitageze soya, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bukigutwikiriye. Kuba ukiri muzima n'ibindi Imana izabikora. Hari abantu bamanitse amaguru bari muri CHK mu bitaro bitandukanye, barimo baraboroga bavuga ngo Mana unkuye aha hantu. Ubu hari umukire ugwaye kanseri, uramutse akubwiye ngo ngwino tugurane ubutunzi ushaka muguhe uzujyame kuri iki gitanda ugware kanseri, ntabwo wabyemera. Niba ukiri muzima aho uri, uhereze Imana icyubahiro, uyishimire, uyibwire ngo ndagushimiye Mana kugiye kuntabara. Ubu butumwa ugerageza ubwohereza abantu batandukanye, Imana iraza kuguhereza umugisha. Urarushe, Imana yambwiye ngo ikirere cy'umuruho kuri wowe Imana igiye kugisenya. Ikirere cy'umuruho, ikirere cy'ubuzima bwo gupfundikanya, ikirere cy'amadeni. Ninde uhora mu madeni? Ni wowe. Ninde upfundikanya ubuzima budashira? Ni wowe. Ninde ugerageza gukora business bikanga? Ni wowe. Ninde ubayeho mu buzima bwa secret cycle? Ni wowe. Uyu munsi ndatangariza abadayimoni ku buzima bwawe, bare kuri nyenyeri yawe y'ubuzima bwiza, wakire kubaho mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye ikirere cy'ubuzima bubi kikuveho, ikirere cyo gupfundikanya kikuveho, ikirere cy'amadeni kikuveho, ikirere cy'ubushomeri kikuveho, ikirere cyose gitsikamiye ubuzima bwawe Imana igisenye mu izina rya Yesu Kristo. Niba ukunda gusenga
ndakwinginze. Abantu benshi baratega bakajya mu bapfumu, abandi bagatega bakajya gushakira ibisubizo aho bitari. Nta handi wabona igisubizo, ni kuri Yesu. Ndagutumiye kuri iki cyumweru uzaze dusengane saa 7 ku cyumweru saa 7 aho bita Kabeza Remera, aho bakunda kwita mu Rubirizi, mu cyapa aho imodoka zihagarara. Ukihagera baza mu kigo cy'abamisiyoneri cyangwa se mu kigo cy'abazungu. Tuba tuhafite igitaramo cy'amasengesho kuva saa 7 muri Power of Prayer Church, ni gutororo gitwa ngwino tubane mu bihe byo gusenga. Ndabizi uzakira igitangaza cy'Imana. Uwo mu ruhu kuriho ako gahinda ndabizi wari rukanse biranga, ngwino natura ijambo rimwe ku buzima bwawe. Imana hari icyo yakora. Mbere yuko ngusezerera, reka ngusabe ikintu kimwe. Ndabizi ufite umutima urushe, wanyuze mu byaha byinshi bituma Imana ikwima amaso. Ijambo ry'Imana riravuga ngo impamvu nabimye amaso nkabimana amatwi kubumva ni ibizira n'ibyaha. Aho uri usaba Imana imbabazi, wihane ubwira Imana ngo mbabarira, urebe Imana ngo iragutabara. Ndagukunda. Shalom.